Muhawe ikaze abakunzi ba Kwiringira TV umugoroba mwiza. Isabato yagenze ite? Nizere ko buri wese yagenze neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dukomeje iminsi 10 y'amasengesho, aho dufite insanganyamatsiko nziza cyane kandi itera ibyiringiro. Dore murabohowe nuko mugende. Tugeze ku munsi wa 4, aho dufite insanganyamatsiko igira iti nimuce bugufi mugirirane wa mutima wari muri Kristo. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, tugushimye kugira neza ko wabanye natwe muri uyu munsi w'isabato, izina ryawe rihimbazwe. Wabanye natwe utugirira neza, uhabwe icyubahiro. None tugeze mu mwanya mwiza wo kongera kwiga ijambo ryawe. Reka buri wese ahugukire kuryumva no kurizirikana, tubisabye mu izina rya Yesu. Uyu munsi turibanda ku murongo wo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo wa 12 tugeze 14, aho duhasanga amagambo akurikira. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomeza gusengana umutima uhuye. Iri jambo turizirikane cyane, gusengana umutima uhuye cyangwa se umutima uri hamwe. Dusomye nk'uko twabisomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 12 ya 14, twakwibaza iki kibazo cyangwa se buri wese yibaza iki kibazo. Ku ruhande rwe muri uru rutonde rw'abari mu cyumba cyo hejuru, ninde ugutangaza cyane kurusha abandi? Mutekerezeho, rwabonye urutonde rurerure rw'abagiye mu cyumba cyo hejuru, harimo nyina wa Yesu ndetse na bene se. Ni ugutangaza muri bo ni uwuhe? Ese ni kuki agutangaza? Fata umwanya ubitekerezeho, si igisubizo kugira ngo unsubize, gira nawe uburyo ubitekerezaho muri uyu mugoroba. Abaroma 3:23 haragira hati kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Aha turabazwa ikibazo kigira kiti ni mu buhe buryo uko kuri twese duhamagarira kugira kwicisha bugufi ku byerekeranye n'uburyo buri wese muri twe afata mugenzi we. Tubonye ko buri wese yakoze icyaha, twakoze icyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu buri wese akwiye guca bugufi imbere ya mugenzi we, kuko nta ntungane ihari imbere y'undi. Buri wese agomba kuba acije bugufi imbere y'undi kugira ngo Yesu atubone imbere ye dukiranutse kandi twubahana, nk'uko twabibonye ko ababigishwa bagiye mu cyumba cyo hejuru bagasengana bahuye bafite umutima umwe. Natwe dukwiye kubaho twicishije bugufi kandi dufite n'umutima umwe utunganye kandi uhuje. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyane na white page 25 kugera 26 tuhasanga aya magambo. Igihe abigishwa bari bategereje gusohora kw'isezerano ry'Umukiza, imitima yabo yicishije bugufi, bihana by'ukuri kandi bicuza kutizera kwabo. Igihe bibukaga amagambo Yesu yari yarababwiye mbere yo gupfa kwe, barushagaho gusobanukirwa neza n'ubusobanuro bwayo. Ukuri bari baribagiwe kongeye kugaruka mu bitekerezo byabo, kandi buri wese yagusubiriragamo mugenzi we. Bigaye kuba batarasobanukiwe n'Umukiza. Nk'uko abantu bagenda bakurikiranye mu myidagaduro, ibintu byose byaranze ubuzima bwe butangaje byanyuraga imbere yabo. Mu gihe batekerezaga mu buzima bwe butunganye kandi buzira inenge, babonaga ko nta murimo wabakomerera kandi ko nta gitambo batanga igihe cyose babaga bashoboye kwerekanira ubwiza bw'imico ya Kristo mu mibereho yabo. Baribwiraga bati uwadusubiza kubaho muri ya myaka 3 yashize,
mbega ukuntu twakora mu buryo butandukanye n'uko twakoze. Bongeraga kuvuga bati yaba byashobokaga ko twongera kubona Kristo. Mbega uburyo twaharanira kumwereka uburyo tumukunda byimazeyo, tukamwereka uko twababaye bitewe no kumubabaza dukoresheje imvugo cyangwa igikorwa cyo kutizera. Nyamara bahumurijwe no gutekereza ko bababariwe. Niyo mpamvu biyemeje ko bazatanga ikiru cyo kutizera kwabo, bamuhamiriza imbere y'abatuye isi bafite ubutwari. Nshuti muvandimwe, dukwiye kugira icyifuzo cy'isengesho rikwiriye kwitabwaho, dusenga dusaba Imana ko hatagira ikintu na kimwe kitwitambika mu nzira y'uburyo uha agaciro nuko wishimira umuryango wawe, inshuti zawe n'umuryango w'itorero ryanyu. Ni isengesho dukwiye gusenga dusaba Imana ko hatagira ikintu na kimwe kitwitambika mu nzira y'uburyo duha agaciro nuko twishimira imiryango yacu, inshuti zacu ndetse n'imiryango ndetse n'itorero muri rusange. Reka buri wese iri sengesho rigira irye, asaba Imana ko hatagira ikintu na kimwe gishobora kumwitambika mu mibanire ye, yaba mu muryango akomokamo, yaba inshuti ze za buri munsi ndetse n'itorero abarizwamo. Reka umwanzi waza atsindwe mu izina rya Yesu ushobora kwitambika ku mibanire tugirana n'abo tubana nabo. Reka muri uyu mwanya dusabwe guhabwa Mwuka Wera, aho dusoma mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugera ku 8 hatubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhanwa n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisize ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Mbese kugira umutima n'imico bya Kristo bivuze iki? Tekereza kugira imico ihwanye na Kristo bivuze iki? Yesu yicishije bugufi nk'uko tubisomye muri Bafilipi 2 umurongo wa 5 kugera 8. Yicishije bugufi kandi ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Iyi ni inshingano yacu yo kuba natwe dukwiye kuba abantu bicisha bugufi imbere ya bagenzi bacu. Ni mu buhe buryo ibyo bikwiriye guhindura uburyo buri wese muri twe afata mugenzi we uri muri uyu murunga w'umuryango wacu n'inshuti zacu? Dukwiye kubaho nk'abavandimwe muri Kristo Yesu, nk'uko na Kristo Yesu yatubereye urugero, akatubera umuvandimwe mwiza, inshuti nziza, akabana natwe mu buryo bwiza kandi budufasha natwe. Nk'uko tubona mu Byakozwe n'Intumwa paje 26, iyi minsi yo kwitegura yari iyo kwisuzuma. Abigishwa basobanukiwe ubukene bwabo mu bya mwuka, maze batakira Imana ngo bahabwe gusigwa kwera kwari kubashoboza gukora umurimo wo gukiza abantu. Ntibigeze bisabira imigisha yabo bwite, ahubwo icyari kibaremereye nuko abantu bakizwa. Babonye ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa abatuye isi, maze bahera ko basaba imbaraga Kristo yari yarabasezeraniye. Natwe dukwiye kuba nk'aba bigishwa, ntitwirebeho ubwacu, ahubwo tureba bari mu kaga, bari mu byaha, ko bagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Reka buri wese inshingano ibiye, kugira ngo ubwo Yesu agiye kugaruka bidatinze, kwe kuzaba twebwe ubwacu twakira umugisha wayo, ahubwo twese tuzabe abatahajuru. Niyo nshingano twese duhamagarirwa. Icyifuzo isengesho rikwiriye kwibandaho: nimusengere musaba kugira umutima n'imico bya Yesu Kristo. Nimusengere guhabwa ukwicisha bugufi igihe buri wese asabana na mugenzi we uri muri uwo murunga w'umuryango n'inshuti yanyu.
kuramya Imana binyuze mu isengesho. Turayiramya dushima nk'uko tubona muri Matayo 11 umurongo wa 28 na 29. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye mugire kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Reka musengera amasengesho yo gushima Yesu kubw'umutima wicisha bugufi kandi w'ubuntu n'ubuntu atugirira. Kwihana. Matayo 11 umurongo wa 29. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Reka dusenga dusaba kwicisha bugufi nk'ukwa Yesu kugira ngo ubone gutsinda ubwibone mu mutima wawe. Turi ubwibone bwawe maze usaba Imana kugira umutima nk'uwa Yesu. Reka buri wese asengere mu mutima we, asabe kwicisha bugufi nk'ukwa Yesu kugira ngo tubone gutsinda ubwibone buri mu mitima yacu. Reka twature ubwibone bwacu maze dusabe Imana kugira umutima nk'uwa Yesu Kristo. Reka gusaba, reka dusenge dusaba ngo twabonye muri Matayo 11 umurongo wa 30, aho Yesu ahamya ko umutwaro we woroheje kandi uboneye. Imbaraga y'Umwuka Wera niyo iboneza umuntu wese muri twe umutwaro Yesu amwikoreza. Saba Mwuka Wera ngo ahire iryo jambo maze ahe umutima wese uburuhukiro. Reka buri wese abe uworoheje mu mutima we kugira ngo ashobore korohera na mugenzi we. Kuramya binyuze mu ijambo ry'Imana. Yohana 17:20-23 haravuga ngo sinsabira aba bonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge Data nanjye nkaba muri wowe, ngo abo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babumwe nk'uko natwe turi umwe, njye mbi muri bo nawe ube muri nge, ngo babumwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wabakunze. Turabazwa ikibazo kigira kiti ni iki Yesu yasabaga Imana Data gukorera abamuyobotse bose? Icyo yasabaga ni uko bakwiye kuba umwe. Natwe dukwiye kuba umwe. Turasabwa kuba umwe. Turasaba kuba abavandimwe muri Kristo Yesu. Buri wese icyo akennye tumufashe, uretse icyabura mu bushobozi dufite tumuzirikane. Turasabwa kuba umwe muri Kristo Yesu. Abefeso 4:30-32. Kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Mugire neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Isomo reka ribe ryacu. Ni ingenzi ko tubaho tubabarirana, tugirirana imbabazi z'ibyaha dukorerwa cyangwa se tugirirana hagati yacu. Mbese dukwiriye kubabarirana ku rugero rungana iki? Tekereza urugero ukwiye kubabarira mugenzi wawe unumva rungana iki. Tekereze ugendeye ku byaha Yesu yakubabariye, ubishingireho ubabarira na mugenzi wawe mu byo agukorera byose. Nk'uko tubibona muri cya gitabo turimo dusoma cy'ibyakozwe n'intumwa page 26, Ellen White waragira ati, abigishwa basenganaga umwete kugira ngo batunganyirizwe guhura n'abantu, kandi ngo mu kubonana n'abantu kwabo kwa buri munsi babashe kuvuga amagambo ayobora abanyabyaha kuri Kristo. Bakuyeho ibibatandukanya byose no kwifuza icyubahiro kose, maze bahuriza hamwe gusabana kwa Kristo. Ibi nibyo bidukwiriye natwe.
fatanya n'abagize itsinda ryanyu rito usengeramo cyangwa ubarizwamo, musenge musaba guhabwa kwicisha bugufi nk'ukwa Yesu mu byerekeranye n'uko umuntu wese muri twe abona kandi afata mugenzi we. Reka mu itsinda mubarizwamo cyangwa aho tubarizwamo, reka duhuze uyu mutima wo gusenga dusaba Imana kugira ngo duhe Mwuka Wera, iduhe kuba umwe, iduhe guhuza umutima muri Kristo Yesu. Icyo duhamagarirwa muri uyu mugoroba, ninde uri aha ngaha wifuza kugira umutima nk'uwa Yesu kugira ngo ababarire kandi agirane ubumwe bwuzuye n'umuntu wese uri mu itorero? Ndakurarikira kuza imbere ubwo dusenga Imana tuyisaba gukorera ibitangaza mu mitima yacu. Saba Imana ikwereke umuntu ukeneye yuko umugaragariza urukundo, ubugwaneza, icyubahiro n'imbabazi kurusha abandi mu mibereho yawe. Kurikiza inzira Mwuka Wera akuyobora kugira ngo ugere kuri uwo muntu. Reka ubwo dusoza iki cyigisho cy'uyu mugoroba, ndakurarikira kuzasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 kugera ku wa 5, kugira ngo tuzahure ku munsi w'ejo tuganira ku ngingo y'icyigisho cy'ejo, dufite bimwe mu nsanganyamatsiko tuzaba tuganiraho. Amahoro y'Imana Data wa twese abane na buri wese waduteze amatwi muri uyu mugoroba. Reka nsabe buri wese waduteze amatwi Imana imuhe umugisha. Ibyo nsaba nizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Reka twongere dusenge. Data mwiza, soko y'ibyiza byinshi, twongeye gushimira ineza n'urukundo watugirira uko bukeye n'uko bwije. Waduhaye Mwuka Wera kugira ngo abane natwe kandi atwigishe dusobanurire. Twize amagambo yawe ko dukwiriye kuba umwe Data. Reka Mwuka Wera dukabakabe aho tutagenze neza mu kuba umwe, twihane Data. Nitumara kwihana tugirire neza bagenzi bacu. Reka umwiryane, kwiha icyubahiro bituvemo, ahubwo duharanire kwicisha bugufi muri bagenzi bacu ugiye kugaruka bidatinze, twese tuzaba umugabane w'abatahajuru. Ibyo nsaba nizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.